umushinga ugomba gufasha ikipe ya Rayon Sport. Niba bakubwira ko Rayon Sport ivuga ngo niba uri umufana wa Rayon Sport iyandikishe wiregistaringe mu buryo buri digital, tube tugufite muri database ko uri umukunzi wa Rayon Sport. Tujye twicara tuvuga ngo Rayon Sport ifite abafana wenda ibihumbi 500 byuzuye tubara. Nibajya no gukora deal ahantu bavuga ati dufite abantu, bavuga bati dufite abafana bangana gutya na gutya, badusapotinga badushyikira mu bikorwa bya buri munsi, dufite audience bose abafana banyu bari hehe mubi yo modoka ni ya Airtel bagaragaze bavuga ati dere ngaba. Niba mara kwandikisha abafana, izi ni impamvu mbona zatuma uyu mushinga wa mwiza bamaze kwandikisha ku buryo uvuga ngo dufite abafana bangana gutya, hanyuma batange uwo musanzu wo gufasha ikipe. Hari umusanzu fatizo bavuga ko ari 30, ariko si wo w'ingenzi cyane, wowe wenda wazana nyuma, ariko hari umusanzu buri mufana wese yatanga bitewe nuko yifite, ariko umusanzu ugatangwa mu buryo buri digital bw'ikoranabuhanga, mu buryo uzakontororwa ukanamanaginga ukanakoreshwa mu nyungu za ekipe. Nta kuvuga ngo uyu musanzu watikiriye aha, baravuga bati Beneri wenda yajemo kugira ngo tugire inama buryo tuzakoresha na konti n'izabiri baho ku buryo umureyo buri ari nk'umureyo uvuga ngo nyeratanga amafaranga utu tunyenyeri doratuza ndayatanga nzajyahe kumbana nyatanze akoreshwa ati. Ariko hanga kuri umushinga w'igikundiro uzajya umenya uburyo amafaranga watanze yakoreshejwe nanga hagezemo ibikorwa bya ekipe, hanyuma nyuma bazanavuga bati dushobora no gushora imari cyangwa se dushobora kuyakoresha mu bucuruzi aya mafaranga y'ikipe kugira ngo dukore ibikorwa bibyara inyungu Rayon Sport. Nekereza ko rero ni ikintu umuntu yavuga ko nibwo kitangira, bagiye kugikorera ese cyangwa se bagiye kukigerageza, ubona nyuma yaho nibamara kubona ko kibaye successful nibwo bazagenda bongeraho n'ibindi bizaza nyuma, nk'ugutanga umusanzu fatizo cyangwa se umugabane, none uzajya utanga share. Nyuma yaho izo share watanze hakazagira amafaranga kugarukira ko niko ibi ngibyo yashaze bikora. Ariko kuri inshuro kwikubitiro bagiye ko batanze umusanzu usanzwe w'abanyamuryango ubikwe mu buryo bwa gihanga niko nabyita, cyangwa se mu buryo bugaragarira buri wese babona konti iri hariya amafaranga agiyeho bigaragara, hanyuma nanakoreshwa bavuga ngo yakoreshwa gutya. Ntekereza ko ari ikintu cyiza, kubera ko nk'ubu ngubu ibi ngibi bya za bisi bari kuvuga niho byose byavuye muri mushinga cyiza. Airtel yavuze ko izabagura bisi igomba kugera mu Rwanda mu gihe kingana n'amezi 2, kandi akaba ari bisi izagurwa n'umuterankunga, nta mufano uzatangwa n'igiceri. Umuterankunga wa Airtel niwe wayemeye, hanyuma ibihumbi 135 by'amadolari. Hanyuma na I&M Bank yabemere ko izajya bahembera tariki 30 zitarenga abakozi bose ba Rayon Sport. Abakinnyi bazajya bahembwa tariki 30 itarenga. Nuvuga ngo amafaranga ya I&M uko ugaragawe niko byumva. Nuvuga ngo ubwo nanjye kugusobanura kuri ibyo bya bank aho ngaho ufata ibikorwa iyo mwageranye gutyo na banke, nawe ibikorwa byose by'amafaranga yawe byose transaction zose zigomba kubera muri I&M Bank. Aho ngaho ikintu ubukemuye cya mbere za tariki zishobora kugera konti yawe itari amafaranga, ariko ko mufitanye yo amasezerano mwasinyanye yo banke ikaverisa amafaranga, uvuga ngo muri yandi ikaverisa kuri konti yawe, ama iyo konti ikahita ukazana iyo payroll cyangwa se urwo rutonde rwo guhemba amafaranga akaza kuvaho, banke bayatanze ukazayihanyuma. So noneho aho twarimo tureba Ibera here kuri cyo asobanura ibyo mushinga Samir navuze yari mwiza kwafata bikorwa. Ariko ikintu cyari niki ruvuga ngo Ruvuyanga kipe ya Rayon Sport ni ikipe, hari ubungu harimo abayobozi, harimo abakinnyi n'abatoza, abo ngabo mu myaka 2-3 bashobora kuba batanahari, ariko Rayon Sport ihoraho. Sibwo bwa mbere habaye ikintu cyo kuvuga ngo agiye gukorwa iki cyo gufata abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagorizwa hamwe ndetse bakajya banatanga ino misanzu. Byagiye imyaka myinshi ariko ntibigire gute ntibitange umusoro ndetse ntibinarambe. Ibyawe no munsi rero ni intangiriro y'urugendo rwo kwishakamo ibisubizo, ariko Ruvuyanga ni nka bya bindi mbibona ni ibisubizo by'igihe gito, ntabwo ari ibisubizo by'igihe kirambye. Ni nka kwa kundi iyo ufite umwenda wacitse ujya kumutayira akagushyiraho ikiremo, ashyiraho ikiremo kugira ngo apfukamwe hacitse, ariko hahandi yazengurukije indodo ashyiraho icyo kiremo, hahandi uko ukomeza kuwambara bawufura hamwe haciye za ndodo bashyiraho ikiremo, naho haraza kahita hacika, ukisanga umwenda ukomeje ugenda uteraho ibiremo, umwenda wose wahindutse ibiremo. Iki rero nuvuga ngo ibi byakabaye bimwe mu biza, ariko hari ibibazo navuga ko hari ikintu Rayon Sport yashyize ku murongo kizima. Uyu mushinga w'igikundiro ni nk'ikiremo. Ni nk'ikiremo. Ikiremo gute se? Nyine va nkubwire. Kandi ari umushinga uremereye mu Rwanda mugaragara ko impamvu nkubwira ngo nuvuga ngo uyu mushinga ubwawo ntabwo uri butume iyo Rayon Sport ibibazo bya mikoro
by'igihe kirambye biribuze gukora kubera ko impamvu nakubwiraga sibwo bwa mbere habayemo igikorwa cyo guhuriza hamwe abareyo kugira ngo biyandikishe banatanga iyo misanzu sibwo bwa mbere ntibibaye rimwe ntibibaye kabiri ntibibaye gatatu ni muri Rayon Sport byabayemo niyo Rayon Sport iyo Rayon Sport bibayemo iberi nta cyumweru kirashira tuvuga ibyuko hatumijwe inama inteko rusange isanzwe yari yarigeze gutumizwa ntiyaba tukagaruka kubirebana kuki itari kuba hari umuyobozi wa board hari umuyobozi wa Rayon Sport abo bantu badahuza twareye mu kwezi kwa karindwi tugera tuvuga ibyo bintu twerekana ibimenyetso bakaza batwereka basigaye bahuza umuyobozi wa komite executive n'umuyobozi wa board bananze ko rwego rugomba kuvaho bananze ko rugomba kuvaho kugira ngo none ibyo bibazo byose bikemuke urukumva ibyo ngibyo nuvuga ngo ibyo baza barushyizeho banashyiraho izo nzego ebyiri birakomeza birazurungutana babona ko ntibikunda bageze aho bagiye kurukuraho uko impamvu yari yatumye barushyiraho urukumva ntabwo igezweho ruvuyeho ibibazo bashaka gukemura bitavuye kubera ko n'ubundi style basoje umwaka twinjiye mu wundi mwaka Rayon Sport igitegereje amafaranga yo kuri Reyode kugira ngo babakinnyi bari baguze kuko urabizi ko ubu hari abakinnyi badafite amasezerano ibyo byose ni ibyo bibazo byagiye bigira gute bihera muri administration icyo nkubwira rero kuzana imishinga ibyo ibyara inyungu mu buryo bwa administration mutaraba strength cyangwa se mutaragira izo mbaraga mutaragira umurongo uhamye biragoye ikindi ejo bundi ni gira ngo babigarutse ejo cyane cyane kuvuga ku bafatanyabikorwa bashobora kuza mu kipe ya Rayon Sport Rayon Sport akinnye na Young Africans twagiye tugaruka ku mishinga ya Young Africans ndetse yewe n'abayobozi bayo basonura ukuntu kugira ngo Young Africans ibe successful kugeza ubu ngubu ibe ikipe ikomeye ibya inzira zose banyuzemo tuvuga ngo ikipe barafashe bava muri ubu buryo bwa association ikipe ihabwa GSM ifata management yose mu biganza byayo nubwo yari company ariko company igira representa umwe aho tubyita ko ari nk'umuntu umwe ufashe ekipe nuvuga ngo abafana b'ikipe ya Young Africans iki kintu cyo kwiyandikisha barakigira iyo mishinga yose itandukanye kugura amajezi ibirango by'ikipe ya Young Africans kwiyandikisha gutanga imisanzu kugura amakarita ibyo Young Africans zirabigira abafana barabigira ariko ibyo byose mpamvu nakweraga rero iberi ko biba bimeze nk'ari kirimo nibiza byunganira ariko ibyo byose abafana ba Young Africans babikora ariko yitwa GSM yarafashe pourcentage nini y'imigabane muri Young Africans iyobora uko ishaka igashoramo amafaranga uko izi ko azagaruka iyo mishinga yindi ikaza yunganira ariko cya gikorwa kibazo cyangwa se ryabuye fatizo yo kuba hari iyo GSM ifite equipe imanaginga apana yo kuvuga ngo uno munsi runaka raje ngo ngenda shyiramo miliyoni 500 ngo nanjye ngo uyungu ndashyiramo oya nase magara niba mwumva neza ibyihutirwa kuri Rayon Sport byakaba ari ibi ibyihutirwa ni kuri Rayon Sport baronshinze umushinga kuko byose ibya Rayon Sport ari imishinga umushinga uko bashyira imigabane hanze umuntu akavuga ngo ngiye kuguramo imigabane 75% ikipe ngiye kwimanaginga kubera ko ufite nageje kuri 75% 25% irasigarana abanyamuryango basigaye so kuri Rayon Sport rero igisubizo mbona ngiye kizatuma nyine ibyo byose biramba ntibe ibisubizo bigiye gitoya uvuga ngo ni igihe Rayon Sport izaba uri muri management ya company runaka umuntu runaka cyangwa se abantu groupe y'abantu nka batatu bishyize hamwe hanyuma bagakora iryo huriro bakitwa ko bafite management ya equipe ya Rayon Sport bagashoramo amafaranga yabo amafaranga bayashora kuko iyo ushoye amafaranga ugomba no gushaka uburyo inyungu zizagaruka ni inyungu zizagaruka zikugarukira ndetse zikanagarukira equipe kubera ko ntuzashora miliyari 5 muri Rayon Sport ngo ugende uvuga uti reka ikipe igende igikubitwa biramupangu recto verso nushoramo miliyoni 5 miliyari 5 uzashoramo uvuga uti ikipe ndayubaka nyihe abakiri bakomeye nyihe staff ikomeye nyishakire ibikorwa n'imishinga byinjiza amafaranga uko kuno bizagaruka niko ukuguna kuberaga urugero rwiza ikipe Yanga na Simba zagiye zikomera kubera ko zavuye muri abantu birirwa bamuze wa baraza babicaye yari abashize akaguru ku kana avuga ati ire ni timu yetu umusanzu ukawutanga oya biva muri abantu muravuga ati ngiye gufata Rayon Sport nyigire nk'uruganda nshore ariko mu gihe runaka nzunguka iyo uwo rero umushoramari yungutse ntabwo yunguka gusa bijya muri company ye n'ikipe yunguka byaza basora ko ikipe nishobora kunguka utagize umusaruro mwiza kandi bavuga bati kugira ngo umushoramari aboneke nuko dufite ubwo bumwe ari ukuntu twihuje dufite umushinga ufatika umushoramari ashobora gushoramo umushoramari azashora
ahantu abona nta nyungu azabona Reka Bavuga ngo kugira ngo abone ko azabona inyungu Nanjye nicyo nuko reba kibazo. agasanga Reka abo bareba nkubwire, wenda bari reka hamwe nkubwire. bakoze Eh. umushinga runaka bawita umushinga w'igikundiro bafite uburyo batangamo imisanzu ibintu biri ku murongo akavuga ngo nanjye ndamutse ncoyemo muri ibi bintu ndabona bishaka kuzanyungura kuko ndabona ibintu biri ku murongo reka nkubwire, ashobora mu bintu biri aho ngaho bidafite nubwo imibare ifatika ibidahari ibere nubwo imibare ifatika ibidahari uwo mushoramari muri Rayon Sport ntawe utazi iyo kipe icyo ivuze mu mupira w'amaguru Oya, mu Rwanda iyo mugiye icyo nakubwira- kudiringa ku isoko ariko- ntabwo rero ushobora reka abantu nkwereke, ni benshi. umushoramari n'imibare umushoramari rega we niwe watanga uwo murongo uhamye uyu bikiri muri asosiyasiyo Reka mbabwire ikintu kimwe, aya makipe yose agendeye ku bafana bagira iyo database kuko ntabwo umuntu waza ngo umubwire ngo ngo ifite ngo abafana benshi abafana benshi se byanditse bangahe kuko n'izi za Yanga database sinayihakanye ariko navuze ko iki si cyo gisubizo nyine Rayon Sport ikeneye oya nicyo cya mbere ahubwo cy'ibanze. nicyo cya mbere Nikigomba guhera kugira ngo ihurize hamwe iki kintu abafana. cyitwa database nicyo kintu cya mbere Rayon Sport igomba kubanza kugira yivuga ngo dufite abantu benshi Airtel akubwira toke ufite abantu bangahe babareyo kuko uramutse wabonye amazina y'abantu bizisa wamenya ni bangahe bari ku murongo wa Airtel ni bangahe ku murongo wa MTN ukaba ubizi nyine nayo ikavuga ati ngiye gushoramo amafaranga kuko mbizi ko Iberi wenda yiyandikishije agura amayinite ku cyumweru akoresha mombo cyangwa n'ibindi byose bitandukanye baba babibona cyangwa se nkunganira Sport ikavuga iti mu bafana dufite 5,500 twizeyemo 200 tuzabwira ngo bagure simukadi bakazigura ariko ufite imibare kuko nk'izi za Yanga tuvuga Yanga kugira ikarita ya Yanga izi saha ikora nka mituelle de santé hari amavuriro ndetse n'ubwishingizi bagiye bakorana ku buryo ufite ikarita ya Yanga iyo ugiye kwivuza ukayerekana bakugabanyiriza bivuze ngo ibyo byaje nyuma yuko GSM ariko ikintu cya mbere kibanza cy'imbere na mbere nta muntu n'umwe nta business n'imwe igendera mu cyuka ngaba rero ni benshi bari hese kuko rero nk'urugero Rayon Sport avanga abantu ni benshi bagashyira hanze jezi zikamara ukwezi zitarashyira mu maduka kandi byitwa ngo ni benshi wowe bwira abantu ngo mfite imibare y'abantu 5,000 muganiriraho noneho wowe mu mishinga ukora muri babandi 5,000 ubakorera imishinga ibafavoriza kugura gutuma yaba umunyamuryango ese ubundi kuba umunyamuryango wa Rayon usibye ibyishimo yungukira he niyo mpamvu Yanga yazanye imishinga yo kuvuga ngo bakorane n'ubwishingizi niba ufite ikarita ya Yanga ukajya ku bitaro bakugabanyirize bakorane n'amabisi niba ufite ikarita ya Yanga niba abandi bagendera 200 ugendera 200 ku buryo n'undi mufana wa Yanga yumva yaracikanwe akajya muri iyo mishinga rero yose wakora yose ihera ku kintu kimwe nujya kunywesha kuri station ya essence bakugabanyirize kuko nyine hari ukuntu ufite ikarita iyo mishinga rero yose wakora igendanye gute ihera kuri database ufite bangaye mugomba gukorana bamaze kwiyandikisha mbere yuko uvugana n'ubwo bwishingizi ko niba ujya kuvugana rero dufata urugero na Action College uvuga ati ndabaye tugiye kubigisha gutwara imodoka Action College bavuga gufite uzanzanira abakiriya bangaye ntabwo uzamubwira ngo igihugu cyose ngo nabareyo ngo abantu bose ngo oya ufite bangaye mu mibare harimo urubyiruko rungana gute kuko ibintu byose biri bakoranye n'inzego zitandukanye harimo rura harimo bino bigo byose biba byaragiye bibarura n'ibindi byose bitandukanye bafite database igaragaza n'imyaka uvuga ati hari abantu runaka bafite amaperimi cyangwa abatayafite bakeneye kuza kwiga wenda niba ari urugero rwa Action College nk'abantu dukorana hano bakakubwira ati wenda hari abantu 1,000 nzakuzana nk'abakiriya none se ko nzakuzana abantu 1,000 wenda bazishyura Minerva 200 urumva izo miliyoni zose zirimo uzamahanga ariko nakuzaniye abakiriya Action College itivuga toke nzagwaya ngaya hanyuma itivuga ati niba undi muntu uje kwiga usanzwe yishyuraga wenda 200 umure azishyura 5 n'undi mure utaraba umunyamuryango ahita avuga ati abandi bari kubona amafaranga bari kwishyura byoroshye agahita asa kuko muri mwisi tugezemo ibi bintu byo kuvuga ngo tanga umusanzu biri ni nyinshi ku bantu bose Minerva izamo ibintu byose biranga ubururu bwacu ngo tanga amafaranga zana ikintu gifavoreza umuntu wese ninyatanga mukagura umukinya kabafuro bibimari Yanga nyine gutanga amafaranga Yanga yo yarekuye jezi iravuga ati umuntu wambaye jezi arinjira ubuntu uzi ikintu Yanga ihita yunguka iva nima jezi ahagaze $7 igahita ivuga ati ndayigurisha wenda $15 jezi nshyashya bivuze ngo yungutse $8 kandi kwinjira kuri stade butange 3 gusa wogahita uvuga ati ko naguze jezi nzayikoresha ubwa hose nejo bundi gukora ako kantu rega koze kamajezi njye icyo navugaga rega ibisina byanze navuze ngo iki ntabwo nuvuga ngo ibi ni ibyunganira cya gisubizo navuga kimwe nababwiraga Rayon Sport igomba gushyiramo imbaraga cyo kuvuga ngo ikipe ireke kuba ubwo buzima buvuga ngo n'abantu bose buri wese runaka ufite iryo jambo ryo kuza gufata icyemezo cya nyuma uko nibyo buri gihe bikomeza umwaka kundi bisubizo bibura igisubizo iki navugaga kirambye ibi
ni ibyunganira bimwe nakubwiraga by'uko ikipe ifite iyo management ya kampani runaka cyangwa se umuntu runaka cyangwa abantu bake bashyizemo bagashoramo amafaranga bavuga ati iyi tugiye kwigira uruganda ni uruganda ku buryo amafaranga yacu atazegera ahomba. Uko kudahomba kunguka kwa ekipe nuko ekipe ifite umusaruro mu kibuga, ifite abakinnyi beza, ifite abatoza beza. So ibi ni ibyunganira ibyo bintu byo kuba iki kibazo nyamukuru cyangwa se igisubizo kirambye ku ikipe ya Rayon Sport uko nabisobanuraga. Ariko intangiriro simbi kuri Rayon Sport, nubwo twaje tubona imyaka myinshi itandukanye ibi bagiye babikora byo gushaguriza hamwe abakozi b'ikipe ya Rayon Sport bakiyandikisha muri bakajya muri database, ariko bikarangira biferinze bidakunze kuko si ubwa mbere bibayo. Ubwo no kuza kureba niba ibi biri bukunde, ibi nibikunda ese biraza kuridinga kuri wa mushinga wo gutuma bashyira iyo migabane hanze ku buryo umuntu azavuga ati genguza imigabane cyangwa kampani runaka nguza imigabane, ikipe igiye kujya under management yanjye, amafaranga nashoyemo ngomba gushaka uburyo agaruka, kandi kugaruka kwa ekipe nuko ikipe izaba yacuruje yaba ku isura z'abakinnyi, amajezi, ibikorwa byayo yanacuruje umusaruro mu kibuga bituma abafana baza bakanitabira ibikorwa byayo. So ibyo nibyo mvuga ko ibi bizabyunganira icyo gisubizo nyamukuru